Amahoro y'Imana abane namwe nshuti bavandimwe banjye, reka mbiyegereze muri uyu mwanya ngira ngo tugiye kuganira ku byerekeranye n'ibiri kuvugwa mu madini n'ibigenda bivugwa mu matorero, ariko byihariye ndagira ngo tugaruke ku iki kintu kivugwa mu idini rya Kiriziya Gatorika. Kiriziya Gatorika nibyo ngira ngo tuganire. Hari ibintu bidasanzwe biri kugenda bivugwa mu iri dini ndetse bamwe bagakomeza kugenda bavuga ko ishyano ryaguye byacitse. Ese tugiye kurebera hamwe ubundi ubusanzwe ni iki bitwara Kiriziya, ese Kiriziya Gatorika Haricyo Biyi Hungabanyaho kuri izi nkuru. Ariko nanone turashaka kurebera hamwe abantu nk'aba baba bavugwa baba babikuye hehe biriya bintu. Ibi nabyo turaje tubirebere hamwe. Rero reka tujye tuganira, ariko iyi nkuru impamvu nyizanye ni ukugira ngo tubirebere hamwe. Buriya iyo tuganira tubasha kubaka n'imitima y'abantu. Hari abahungabanye, hari ababuze icyizere, hari ababibaza ati ese twagana Kiriziya ko nayo tubona bikomeje nayo gucika. Ese iri dini ryo ko mbona bikomeje kugenda gutya, abandi bakagenda bivuga mu buryo butandukanye. Ibi rero hari ibintu namaze kubakusanyiriza, namaze kumenya neza cyane. Hari ibanga rikomeye namaze guhishurirwa, ngira ngo tuganire ndetse turiganire mu buryo bwimbitse, kuko ni ibintu bikomeye, ni ibintu ukwiriye kumenya uyu mwanya. Reka rero mbonereho kugusuhuza. Kristo Yesu akuzwe, ndetse abandi Yesu ashimwe, kuko mwese turabasuhuje. Wasamarko mwese ndabiyegereje muri uyu mwanya. Niba ari ubwa mbere kanda subscribe, kandi ntubure gukora like, share, komanteri yawe irakenewe cyane. Rero twinjiye mu nkuru nyirizina. Iyi minsi hamaze iminsi hacicikana inkuru zikomeye. Mu nkuru yashize, mu bihe byagiye bimaze gutambuka, mu mezi atambutse, hari inkuru twabagejejeho y'umuryango wari uvutse muri Kiriziya. Umuryango wari uvutse muri Kiriziya, ndetse n'umuryango utaravugwagaho rumwe, utari wemewe, wari ufite ikintu witwaga igikorwa cyaje kijya muri Kiriziya. Ndetse kugeza uyu munsi wa none abantu baribaza ngo ese igikorwa uwo muryango bise igikorwa kigeze hehe? Ese ibi ngibi nawe urabyibaza? Rero buriya nubwo haba hadutse iriya miryango, ariko na Kiriziya iba yagize ikigenda ibivugaho. Kiriziya Gatorika ntabwo igicegeka, ahubwo hari aho itanga inyunganizi, ndetse ikegera abo bantu, iyo miryango ibishamikiye kuri Kiriziya, iyo miryango ibivutse, ndetse bakabaganiriza. Ayo ni amakuru dufite ko baba bagiye baganiriza bariya bantu, ndetse rimwe na rimwe mwebwe ubwanyu mugategereza ikindi gisubizo mukakibura. Ariko nanone nyamara ahantu bigenda biherera, ndaje mbibabwire kuki mutegereza ibisubizo bindi by'inkurikizi mukabibura. Nawe urabyibaza ibi bintu. Hanyuma undi muryango nawo wari umaze iminsi uvugwa, ndetse wo wanaciwe muri Kiriziya Gatorika, ariko mu madiyoseze. Muri diyoseze hari diyoseze wavugwagamo, twagiye tubibabwira. Muri iyo diyoseze twaranayivuze, ujye mu biganiro byacu byabanje. Ni umuryango wuhe? Ni umuryango w'abamansera b'umwamikazi b'umutima mutagatifu wa Yezu. Aba nabo bavuzweho, ibyo bavuzweho twarabibabwiye. Izi ni ingero turi kubazanira. Mw'iki gihe nanone dore ikindi gikorwa cyadutse, nacyo kitagiye kivugwaho rumwe, ndetse kimaze iminsi kitredinga. Ni inkuru zimaze iminsi zitredinga ku mbuga nkoranyambaga, ariko zitavugwaho rumwe na benshi. Aba rero nabo nabiyise abatowe,
abatowe ni bantu ki? Abatowe bo baje bavuga ngo bazanye kiliziya ivuguruye, ndetse bari banatangaje igikorwa cyo kwimika papa cyari giteganyijwe ku itariki 23 z'uku kwa kane, kandi icyo gikorwa cyabayeho. Ibi bintu byabayeho, habaho kwimika uwo papa bafite n'ubusobanuro bwimbitse bavuga. Ubu busobanuro bwimbitse bw'ibyo bavuga ngewe nanze gukora kuri iyi nkuru kugira ngo mbanze ndebe aho byerekera, ndebe koko ibi bintu bavuga byaba ari ukuri, byaba bivuye he, byaba biturutse he, ese babikuye mu ijuru, ese ntiyaba ari bya bindi Bibiliya ivuga rero bya bindi bivuga ngo ubwenge buva mu ijuru bwari bwo. Buriya Bibiliya ivuga ku bwenge buva mu ijuru, ariko ikagaragaza, hari n'aho igaragaza ngo ubwenge buva mu ijuru buraboneye, ni ubw'ineza bwemera kugirwa inama, ariko ikavuga n'ubwenge bundi butava mu ijuru, aho Bibiliya igaragaza ko ari ubw'inyamaswa abantu, ndetse ko ari ubwo abadayimoni. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite mwene uwo bwenge ni umuntu utemera kugirwa inama, ni umuntu ujya kure y'ijambo ry'Imana, ujya kure wiha kwica mw'ibice. Ese aba bantu bo ntabwo baba bari mu iki kika tuvuga hano kivugwa mw'iri jambo ry'Imana, aho urisanga muri Yakobo? Iki kintu cyo ndakigarukaho byihariye mu yindi video turaza kuyigarukaho, aho papa yamaze koko gusengerwa. Turebe none se koko ni papa? Ese ni papa wo mu Rwanda gusa? Ese bivugwa ni ibiki bivugwa kwabo ngabo bamaze kwimikwa? Ibi nabyo turaza kubirebera hamwe. Ariko nyuma y'ibyo bintu byose mwakomeje kugenda mwumva mu buryo butandukanye, ndashaka kuganira namwe. None se ibi ngibi hari icyo byahungabanyije kuri Kiriziya Gatorika? Kandi se ko ijambo ry'Imana rivuga neza ko Kiriziya yubatswe ku rutare, yubatswe kuri Petero, ku rutare, kuri Kristo, ibi ngibi hari icyo Kiriziya biyihungabanyaho? Ese hari icyo byayihungabanyijeho nyuma y'uko mvuze iyi miryango yose yakomeje kugenda ivugwa yigumuye kuri Kiriziya? Ibi byose hari icyo Kiriziya yagiye ihungabana? Ese koko Kiriziya yabikemuye ute? Ese mwari mwumva ibisubizo cyangwa iherezo by'ibi bintu? Rero mumenye neza impamvu mutumva aho byarangiriye, mutumva neza aho uko Musenyeri, kuko mu Kiriziya ifite abayiyobora. Buri gihugu kigira abayobozi ba Kiriziya. Hari abayobozi ba paruwase, reka mpere ku maparuwasi, haba hariyo padiri mukuru uhabarizwa, ariko haba hari n'ihuriro ry'amaparuwase nakwita diyoseze rero ibiyobowe na nyiricyubahiro n'umwepiskopi Gatorika nyine. Baba bafite uhagarariye, bafite umushumba ushumbye iyo Kiriziya. Niyo mpamvu rero akenshi ibibazo bya Kiriziya bikunze gukemurirwa mu gikari, kuko Kiriziya ni umubyeyi. Kiriziya iyo ibonye umuntu watannye imukosora mu ituze, imukosora ikoresheje ubwenge, ndetse Kiriziya ibikora yifashishije na rya jambo ry'Imana n'ivanjiri. Ntabwo rero ijya kure y'umwungeri mukuru ari wo Yezu Kristo. Mwibuke ko bariya bantu biyita abatowe bavugaga ko bo baje, ko ari ibyo baje kuzuza Kiriziya itegeze yuzuza. Ibi se byaba ari byo cyangwa bimeze biti? Ibi rero ubyitege mu yindi video tuza gukora, tugaruka by'umwihariko kuriya muryango w'abatowe wimitse papa, turebe uko bigenda bigira.
ariko bavandimwe, inama ikomeye nabagira bakristo mwese, by'umwihariko bakristo ba Kiriziya Gatorika, mwirinde kwifatanya n'abitandukanya n'umuryango mugari wa Yezu, n'umuryango mugari ukorera muri Kiriziya. Mujye mubanza mujye mwitondera ibintu nk'ibyo babigisha bidaturutse mu ijambo ry'Imana. Kandi namwe ntekereza ko mwisomera ijambo ry'Imana. Niba mubona abo bantu biyomoye ku ndi muryango, burya aba ari ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu bavandimwe mukwiriye kujya mwitondera ibyo bintu. Kuko ijambo ry'Imana ridutoza ubumwe, kuba mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, kuba mu bumwe bwo kwizera, kuba mu bumwe nicyo ijambo ry'Imana ridutoza. Ijambo ry'Imana ritubwira ko dukwiriye gukomeza gufatana gukomezanya mu murunga w'amahoro, tukagira ibyiringiro bimwe, ndetse tukagira ibyo duhurizaho nk'abemera Yezu Kristo, nk'abemera Imana. Ibi rero musigeho, mwebwe mugenda mwumva ibyo bintu, mujye mubanza mwitonde. Iryo ni ryo humure nabahereza, kandi iryo ni yo mpanuro nabasha kubahereza, kuko uwitandukanya n'abandi niko baca umugani ngo abashaka ibyo ararikiye. Kuko nanone bishobora kuba ibyo ararikiye atari inyungu rusange, ahubwo bikaba ari inyungu ku giti cyiwe. Niyo mpamvu rero nababwira ko mu gihe cyose uri mu muryango uba ukwiriye kugendera ku buyobozi bw'umuryango. Niba ari ibitagenda ukabigaragaza, bikabasha kwigwaho mu bumwe ndetse no mu rukundo, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Imana rero ibahereza umugisha. Nakubwiraga, niba ari ubwa mbere uje k'uyu murongo, kanda subscribe, kora like, share, komanteri yawe irakenewe. Turakomeza kugenda dukurikirana kandi tukubwira amakuru agiye atandukanye nk'uko mugenda muyabona. Imana ibaha umugisha, Imana ibiteho, kandi Imana ku bwa Roho Mutagatifu akomeze Kiriziya yayo n'itorero ryayo. Shalom, shalom.